buri mwaka hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 7 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iyo Jenoside yamaze iminsi 100. Njyewe nayirokotsemo ku munsi wa 62. Igihe kimwe umuryango wanjye wari ugiye kwicwa, umubyeyi wanjye ari we papa arambwira ngo nimvaho, ntabwo yashakaga ko dupfana. Naragiye ngenda nerekeza mu mujyi wa Nyarugenge mvuye mu Nyakabande. Ariko ubwo maze kugenda bivugwa ko abantu banjye, umuryango wanjye bahise babica. Naragiye, ntabwo byari binyoroheye, ariko ngera muri Saint Paul. Nagezeyo nsanga hariyo abantu benshi bahahungiye. Ubwo ariko buri munsi interahamwe zarazaga zigatwara abantu bo kwica. Umunsi umwe bamaze gutwara abantu, baratubwira ngo twebwe dusigaye ejo bazaza batwike kiliziya, noneho twese dushire. Nta hantu twari dufite handi ho kujya. Twarategereje iryo joro ntazibagirwa. Inkotanyi, RPF, abagwaneza baraje badukura kure habi, baradukiza, badushyira mu gihugu cyacu, batugira umwe. Niyo mpamvu mbashije kuririmba nibuka kandi bashima.